Rero twabazaniye telefone mwe benshi mukunda nziza, ni telefone nziza pe. Twabazaniye iPhone. Ushobora kwibaza ngo ni iyihe iPhone twabazaniye? Abenshi mushobora kuba muri kubibonaho hano inyuma, ni iPhone 6. Telefone nziza abantu benshi bakunda, iteye neza, imeze neza muri byose. Nkibutsa ko ushaka kuyigura iyi telefone ushobora kujya kuri duka mu mujyi cyangwa ni Ticket Shop, cyangwa ugahamagara izo nimero uri kubona kuri screen. Iyi telefone rero ni telefone nziza, ni telefone y'uruganda rwa Apple nk'uko twinshi tubizi, yitwa iPhone 6 cyangwa 6. Iyi telefone rero ifite byiza byinshi. Nkibutsa gukanda subscribe, like na share, ugahamagara inshuti bawe kugira ngo dutere inkunga umuryango nyarwanda usobanukirwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Uyu munsi turakora kuri iyi iPhone 6, tumenye uburyo ikora nk'uko imeze. Iyi nayo ni iPhone 6 ariko S, tuzayibakorera ikindi gihe. Nayo icyo usabwa kanda subscribe kugira ngo nituyikora itazagucika. Tugiye gutangira rero n'iyi ngiyi iPhone 6, tumenye uburyo ikora, tumenye uburyo iteye, tumenye ibyiza byayo byose. Murakaza neza rero nanone kuri Daha. Nkuko nari maze kubibabwira, iyi iPhone yitwa ngo ni iPhone 6 nkuko muri kubibona hano. Hano inyuma bakubwira ko yabaye designed na Apple muri California, ariko igateranyirizwa mu Bushinwa. Bakaguha modo yayo, bakaguha na ino email number. Iyi email number ujye uyandika ahantu. Nakubwiye ko ino email number ushobora kuyifashisha ureba umwimerere wayo, ugafata ino mimare ukayandika kuri website uri kubona aho kuri screen. Ushobora kuyandikamo ugahita umenya umwimerere wa telefone yawe kuko nimba ariyo kuri kubona aha ngaha. Iyi telefone rero nagatangaza, telefone nziza abantu benshi bakunda, iteye neza kandi ihendutse. Tugiye kureba iteye imeze ite impande zombi. Duhereye hano inyuma, iyi telefone yacu ifite kamera imwe. Hari izisigaye zisohoka zifite amakamera menshi, ariko ifite yo kamera imwe ngiye aha ngaha. Ino kamera ureba hano inyuma ifite megapixel 8. Ikagira option ni HDR, igufasha gufata amashusho mu buryo bwiza. Ikindi kandi ishobora gufata video hari uburyo bwitwa ngo ni frequency per second cyangwa frequency per seconda. Ushobora kuba utabizi ko ikintu bishatse kuvuga. Ifite uburyo bwo gufata amashusho ikoresheje karite y'1080. Ni uburyo bwiza mu gufata amashusho buza bukeye bugaragaza ikintu cyose, buri kantu kose kari mu ifoto gasa neza gakeye. Ifite ubwo bushobozi. Iyi ni flash ureba hano, niyo iriho aho ngaho inyuma. Ikindi nakufasha kukubwira, ino kamera y'imbere yitwa ngo ni selfie camera, ifite megapixel 1.2, ariko nayo ifotora neza. Ifite ubushobozi bwo gufata ngo ni face detection, ishobora kumenya isura yawe wowe uyikoresha. Ikindi ifite n'uburyo bwo ni first time over wifi or cellular. Ikintu cyatse ngo first time iPhone ifite uburyo ushobora guhamagara undi muntu ufite iPhone, mugahamagara murebana udakoresheje za WhatsApp nkuko tubizi, udakoresheje za Instagram cyangwa andi application. Yo ifite ubwo buryo ushobora gukoresha. Ikindi hano, iyi ni fingerprint. Ifite fingerprint ukoraho gusa igahita ifunguka. Hano buto yo kugabanya, iyi niyo kongera. Kano narakababwiye ushaka gushyira muri silence, muri haut-parleur cyangwa iyo ushaka kuzamura ijwi kugira ngo isone uzakazamura. Iyo ushaka kurigabanura kugira ngo ijye muri silence urakamanura gutyo biri muri silence. Ikindi aha naho kwakiriza, aha naho hajya sim card. Amahire rero iyi telefone iracyafite ahantu hajya ekuteri, kuko hari amatelefone ari gusohoka muri minsi atajyamo ekuteri, adafite ahantu ushobora gucomeka ekuteri z'umugozi, bisaba ngo ukoreshe ekuteri za Bluetooth. Iyi ni microphone aho ushobora ahafata amajwi nyine iri guhamagara umuntu akamwohereza amajwi umuntu muri guhamagara. Aha ni haut-parleur, aha ushobora gusohora ijwi cyangwa ukumvira indirimbo. Aha naho ushobora gucomekera umugozi uyicomeka cyangwa ukuraho ibintu kuri iPhone. Rero reka tuyatse tumenye uburyo ikora, turebe ikora gute.
kuyatsa rero ukanda hano inshuro ukanda nyine ukagumishaho nk'amasegonda 3 twagiye 1 2 3 ugakandaho urana kita yaka. Ikiza cyayo rero iyo hano imbere isa umukara hazamo logo ya Apple y'umweru. Iyo telefone yawe isa umweru hano iri bara riba ari umweru ino logo isa umukara. Niko gahebuzo kama iPhone iyo imenye uburyo telefone yawe isa ikaba ariko iguha logo yayo imeze ku buryo mu buryo bugendanye. Urana nk'ubu gukiri kwa gushora kugira ngo niyo yonyine iri kwaka ko nahanga harimo haraka umukara. Urategereza tukareba uburyo yaka. Urana ko yatse nta SIM card irimo ngibi hano. iPhone rero ni telefone nziza ahantu hambere ugomba kurebera umwimerere wa telefone wiyingi kugira ngo batazaguhenda. Icyambere ujye ubanza umenye ngo izi email number zawe uzifate uzikire kuri iyo website turi kubona aho kuri aho imbere kuri screen yawe urebe nimba ibyo bari kukubwira bihuye na telefone yawe koko. Tugiye kwanza tubirebe iyi nayo turebe ese quality. Iyo ujemo hano muri settings gutya ukamanuka hano hasi muri general iyo uje kuri about bakubwira ubwoko bwa telefone yawe ufite. Nitwa ngo ni iPhone 6 ngibi hano byandi izina ngiri hano rijya rihindukira ngiri biba biriho hano. Ikindi iyi ni model number yayo urabona ko iyo kanzeho hari model yawe bakwereka iyo ngiyi iriho aho ngaho. Ikindi urabona ko bakubwira ngo ifite iOS ya 12 n'ibice iva mu iduka muri 2014 yasohotse ifite iOS 8 ariko ushobora kuya-updatinga ikagera kuri 12 akadomo 4 akadomo 6 nuvuga ngo iyi ngiyi irimo niyo yanyuma yayo ntabwo ishobora kurenga hano niyo yanyuma inoza yayo. Iyi ni serial number yayo. Ukigura telefone buri wese ujye wibuka gufata izi serial number uzibika ahantu. Iyo umanutse hasi rero hano bakwereka capacity telefone yawe ifite. Iyi ngiyi ifite gigabyte 64. Ngira ngo kandi nkubwire ko ugiye kuyigura ino telefone ku isoko kajya ku isoko ryo mu Rwanda ugiye kuyigura ama iPhone atandukana bitewe n'ibiciro bitewe na gigabyte zayo. Ifite gigabyte 64 iPhone 6 igura 140. Ifite gigabyte 32 igura 130. Naho ifite gigabyte 16 igura 120. Niko zasohotse mu Rwanda zimeze. Zasohotse ziri mu Rwanda ziri mu moko ane. Hari n'ifite gigabyte 128 ntikunze kuboneka ariko nayo yibonye ni 170. Ikindi nakubwira iyi telefone ni nziza cyane rwose. Dore ngizi gigabyte ngiza ahangaha. Iyo usubiye ikindi hano inyuma ushobora kuya-update nyine ugira ngo ife kuri iOS runaka ijya kuyinduza hano ukabikora ariko ko nta internet dufite ntago biza. Ukamanuka hano usubira inyuma storage none ushobora kuyirebera aha. Dore ngibi hano ukanda gutya hano bakabikwereka ahangaha. Ikindi rero ino telefone ushobora kwibaza kuma Samsung cyangwa kuma Android iyo umanuye hejuru nibwo bakujyana mu ma settings. Iyo umanuye hano hejuru nibwo bakujyana mu ma settings ya telefone yaba bakujyana mu tumwe n'utundi mu ma notification bar cyangwa bakujyana aho ushobora kwakiriza itoroshi aho ushobora gushyiraho data byose. Ariko kuri iPhone siko bimeze rero kuri iyi ngiyi. Urabona ko iyo umanuye bakuzanira ahubwo ahantu ushobora kurebera notification cyangwa abantu baguhamagaye na message ufite. iPhone rero igiye icanzemo kugira ngo rero ujye aho ngaho bigenze ute uranoneho uzamura hasi uzamura uhera hasi uzamura gutya katwongere ushyira hano ukazamura gutya bahita bikwereka aha naha wifi aha bluetooth aha naho ushyiraho data connection zawe. Ushobora no kuyihindura kandi ukayihindura ikajya muri black. Dore nk'ubu ngubu telefone dore ubu ngubu ni nzamura gutya nshobora ibyo ndi kubwira iPhone kubera ibyiza byayo kuntu bayikoze ifite umwimerere wayo itandukaniyeho na Android. Iyo uzamuye gutya ndi kubwiye ushobora kureba hano ushobora kumanura urumuri ushobora kurwongera ushobora kongera volume ushobora kujya muri calculatrice ushobora gucana itoroshi. Dore ngibi ushobora no kurizimya n'indirimbo bari gukina ushobora gutikomeza ukayikinira hano ugakomeza ukayumva. Reka turebe noneho application iyindi ku yindi imwe ku yindi twagiye. Ese iyi FaceTime ni iki? Ino FaceTime rero iyi FaceTime ikintu gufasha ishobora kugufasha kuba waganira n'umuntu umureba. Nicyo kiza cyayo. Ushobora kuba mwaganira n'umuntu uri kumureba udakoresheje za WhatsApp n'andi application. Iyo ifitemo application hari imbere ushobora kwifashisha. Ikindi ifite na application ya email yayo. Ufitemo ama Gmail zama Outlook n'ibindi na za email zo ku kazi. Ino ushobora kuzisangamo hano zose icyarimwe mo hano muri mail.
indi application nziza yayifitemo yitwa ngo ni TV. Uruganda rwa Apple rufite uburyo busohora rufite screen yayo, rufite n'akandi kitwa ngo ni ama iTV cyangwa ama TV yayo cyangwa Apple TV. Ushobora rero gukontrola TV zabo ukoresheje kano kantu. Ufite TV yabo na kantu kaka box ushobora kugakoresha ino application ishobora kugufasha ukamanaginga. Ikindi kwereka weather no kubura ikwereka ikirere kigezweho nyine ahantu uri, nta internet dufite ngo bikwereke neza. Ikindi iPhone iri smooth. Iyo mvuze ngo iri smooth ni kuvuga ngo iri uburyo ikora nyine yo buri ntago ijye hagarara ngo igende buhoro tangi freezing bituma ko tubyita. Ikindi app yo ni watch bafite amasaha yabo bakoze yitwa ngo na iWatch kugeza kuri ubu ngubu bageze kuri 5. Hari ya mbere, 2, 3, 4 na 5. Iyi rero niyo bagezeho, niyo 5 niyo bagezeho. Uyifite ushobora kwifashisha ino app yi controller dore amasaha yabo abameze gutya, asa gutya. Iyi ngiyi turi kubona amahanga bashyizemo iyi ni 5 ni gukisa. Ikindi dore aho ucurangira indirimbo naha, dore ngaha niko haba hameze gutya. Ikindi nakubwira kuri iyi telefone, iyi Find iPhone, mu gihe wayitaye cyangwa wayibuze in application ushobora gufasha ngo umenye iPhone yawe ahantu iri. Ikindi nagufasha kukubwira ino telefone ibintu biyigize byo mwimbere kugira ngo uyigure ubizi. Ifata Bluetooth yo mu buryo bwa 4.0, mu gihe hari Android afata Bluetooth ya 3.0, nayo ijyamo USB ariko ya 2.0. Nta radio igira, ifite NFC, uburyo nyine ushobora kwishyura ukoresheje Apple Pay yonyine, nta yindi wakoresha. Ikindi nabasha kukubwira, isohoka mu ruganda yaje ijyamo SIM card ngo ni nano SIM, nkuko nabikubwiye yasohotse mu kwa 9 nibwo bayishyize mu kwa 9 muri 2014. Ifata 2G, 3G na 4G. Ikindi kandi bateri yayo ifite miliampere 1810. Uvuga ngo ishobora kumara mu gihe uri gukoresha gigabyte, uri gukoresha 3G ishobora kumara amasaha 250. Mu gihe uri kuvuga kuri telefone ishobora kumara amasaha 18 kuri 4G. Mu gihe uri kumva indirimbo ishobora kumara amasaha 50. Ikindi nabasha kukubwira kuri iyi telefone, ni telefone nziza abantu bakunda cyane, barayikunda, irahendutse pe, ntago ihenze. Abantu benshi tuba tuzi ko ama iPhone ahenze, ariko ntago ihenze nkuko tubikeka. Twumva ko ama iPhone agura miliyoni, ariko iyi ngiyi ku 130, 140 ushobora kuyibona ku isoko ryo mu Rwanda. Icyo rero nabasha kukubwira, ni telefone buri wese ashaka kuyigura nakubwira ugashobora kuyigura. Ikindi isohoka mu ruganda yasohotse iri mu bwoko bw'amakureri 3. Hari ngo ni Space Gray ariyo dufite iyi ngiyi, hari ngo ni Silver, hari n'iyitwa ngo ni Gold ni nka zahabu, ni ibara rya zahabu, niko yasohotse mu ruganda imeze. So nagira ngo mbashimire, kugira ngo dutere inkunga wikwibagirwa gukanda iyo subscribe kuri uri kubona kuri screen yawe aho hasi mu nguni y'iburyo. Yikande, ukore like na share, uduhe na comment, utubwire telefone wifuza ko twazagusobanurira kugira ngo umenye uburyo ikora, n'ujya kuyigura ubuzi icyo ugiye kugura, ubuzi ukwigura, umeze n'ibyo kuno uburyo ikora. Murakoze rero, mwari kumwe na Dar. Murakaza neza nanone kandi mwisi nshya. Murakoze.